umwana yabwiye se ati papa ndashaka kurongora. Saramubaza tuzarongora nde ko abakobwa b'iki gihe kubona abo muhuza bigoye? Umwana ati nzarongora nyogokuru. Ati wa mwana we ntibishoboka ko warongora mama umbyara. Umwana ati ngewe se ko wandongoreye mama ubwo tuzaba twikiranye kimwe kuri kimwe. No. Umupasiteri umwe yakundaga inyama cyane agira atya agiye mu materaniro ku cyumweru, ageze mu nzira asanga hari inka yakubiswe n'inkuba bari kuyibaga. Abwira abo bantu ati mumbikireho ibiro 5 mubishyire mu ndobo ndabifata mvuye mu materaniro. Nuko ageze mu rusengero kuko ari we wagombaga kwigisha aravugishwa ati mufungure indobo zanyu dusome mu byakubiswe n'inkuba ibiro 5. Ati mufungure indobo zanyu dusome mu byakubiswe n'inkuba ibiro 5. Umukobwa mwiza agira atya yiturukira mu cyaro, ageze mu mujyi akundwa n'umusore w'umukire kandi w'umusirimu. Nuko abaza umukobwa izina rye, umukobwa ararimubwira, amubaza nimero ya telefone nayo arayimubwira. Nuko umuhungu yongera kumubaza niba aba muri Facebook, twarubuga nkoranyambaga nyine rwa Facebook. Umukobwa ati oya. Umuhungu ati uba kuri Twitter se? Ubu rwahindutse X. Umukobwa ati oya. Umuhungu ati ariko uba kuri WhatsApp? Umukobwa atoya. Umuhungu ati none se uba kuki? Umukobwa ati mba kuri mobile money. Nuko umuhungu ati mukundwa ngaho fora impano nakuzaniye kandi itangizwa na imi. Umukobwa ati ni imishenete. Umuhungu atoya wakishe ongera ugerageze. Umukobwa ati ni imikanzu. Umuhungu ati reka da. Umukobwa ati ni imimodoka. Umuhungu ati wabijambije. Umukobwa ati mpa andi mahirwe bwa nyuma. Amaze kuyahabwa ati ni imisaha. Umuhungu araseka ati reka wabiyobowe nguhaye andi mahirwe. Umukobwa ati ni imikweto cyangwa imikapu. Umuhungu ati uri kubyica reka bikubwire ni imineke nakuzaniye. Umugabo yari yicariye hanze, umugore asohoka mu nzu atangira kuvuga ngo izuba riri hanze aha riramena imbwa agahanga. Umugabo nawe ati izuba rirasohora imbwakazi mu nzu. Umwana nawe ati ko mutavuga ku kibwana mwabwaguye? Umugabo wanukaga ibirenge yashakanye n'umugore unuka mu kanwa, ariko buri wese agashaka kubihisha mugenzi we kugira ngo hatagira ubangamira undi. Umugore agahora arya amashikerete akoza mu kanwa kenshi gashoboka. Umugabo nawe akararana amasogisi kugira ngo ikibazo cye kitabangamira mugenzi we cyangwa akanutsa amashuka. Umugore yamubaza ati kuki urarana amasogisi? Umugabo akamusubiza ati ngira imbeho cyane ibirenge bigakonja nkabura ibitotsi. Umunsi umwe reka isogisi rizavemo, umugabo arishaka ribure. Umugore aramubaza ati ariko uri mu biki ko unkanguye? Amukubise umwuka, umugabo aritarutsa ati sheri ubonye igihe nashakiye isogisi ryanjye nkaribura burya ari wowe warimize. Umugore aba arabyutse n'umujinya acisha akaroso mu kanwa abaragarutse. Umugabo atuvuye he? Undi ati muri tuwarete. Umugabo ati gukora iki? Umugore ati gukina football. Umugabo ati futu? Umupira w'amaguru nyine. Umugore atariko sheri uko ubizi umuntu ajya gukora iki muri tuwarete? Koko uzi ko wazi ibyuzi nka mwarimu ariko ntacyo ni kimwe kuri kimwe nawe wambeshye ngo ntamize isogisi ryawe. Reka mbwire ntuze we, reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibiha power, ibiha imbaraga.